watakatifu wakuimbie, falme umeinuliwa juu. Iyo ndi mu rugo nkunze gukora imirimo yo mu rugo, ngakoropa, nkoza amasahani. Aho ikintu kingora mu rugo nyine ni gukoropa tu. No gukoropa. Ntago mbikunda. Gukoropa birakugora. Nyine ndakoropa nyine ariko biba bingoye, nkunda koza amasahani cyane. Mbonyi aramutse akubwira ngo mukorane indirimbo. Wakwemera? Mba nakwirukanga. Wakwirukanga. Hanyuma we ujya utekereza guhimba indirimbo yawe bwite? Ujya ubitekereza muri wowe? Ndabikunda ariko nyine guhimba biterwa nyine n'ukuntu nyine Imana nyine yagushobojemo, wenda ukagira igitekerezo cyo kwandika indirimbo, ariko ntago ndakigira, ariko ndabikunda tu. Ikaze nshuti bakunzi ba Aduhaye TV, nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa mushya, turagira ngo atwibwira tubwire uwo ari we, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Turakwakiriye. Yego, nitwa Ange Mutoni. Mu rugo iwacu ni Bukavu, nsengera muri Methodiste. Ubu ngubu mperereye mu Rwanda i Muhanga. Yes, utubwiye ko wavukiye muri Kongo. Wavukiye muri Kongo. Ni naho wabatirijwe? Niho wabatirijwe. Wabatirijwe muri Methodiste. Icyo gihe hari ryari? Hari muri 2020. 2020. Nego wamenye ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Yego. Yes, murumva ko turi kumwe na Ange. Ku muntu utakuzi. Ange wamubwira ko ari muntu ki? Umuntu utazi Ange wamusobanura ko ari muntu ki? Ku muntu utazi Ange namusobanurira ko Ange ari umuririmbyi, uririmba ukorera umurimo w'Imana mu rusengero, muri ministeri no muri korali rusengero. Muri korali rusengero. Uririmba mu ye ministeri? Ndirimba muri ministeri ya Gisubizo yo muri Kongo y'Ibukavu. Wayigiye mu ryari? Nayigiyemo 2020. Ese ubona itandukaniro ryo kuba muri ministeri no kuba mu rusengero bisanzwe ari irihe? Muri ministeri icyo mpakundira itandukaniro, ministeri korali rusengero akenshi ikunze gukora amarepetisiyo nka kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu, ariko ministeri yo igakora repetition nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru. Yes, ubona kuba muri ministeri bigufasha iki? Kuba muri ministeri? Yego. Bimfasha nyine kuba naririmba cyane nyine. None se mu rusengero aho usengera ntabwo uririmba neza nk'ukuntu waririmba uri muri ministeri? Muri ministeri baduforma kuririmba, nyine usanga nyine dukora repetition cyane kuruta iyindi minsi dukora repetition ya korali y'urusengero. Yego. Yes, murumva ko turi kumwe na Ange umuririmbyi. Watubwiye ko uri umuririmbyi. Impano y'uburirimbyi yawe yatangiye ryari? Yatangiye muri 2021. Nego wamenye ko uzi kuririmba? Nibwo nateye indirimbo mu rusengero, nyine mbona nyine biri kuza, bakazajya bambwira dusohotse ngo naririmbye neza. Hanyuma waba ufite indirimbo yawe hanze cyangwa? Indirimbo hoya ntago ngira indirimbo yanjye. Ujya uririmba iz'abandi? Indirimbo z'abandi tu. Hanyuma umuntu ukwinspira mu bijyanye n'umuziki wa gospel ninde? Role model wawe? Ngewe nkunda Israel Mbonyi. Umukundira iki? Aririmba neza cyane, ajya yandika indirimbo nziza zifite amagambo meza. Tubwire mu ndirimbo za Mbonyi ni iyihe ndirimbo ukunda cyane kurusha izindi? Indirimbo ivuga ngo damu yake iliyomwangika imeshinda hukumu yote, imeniweka huru tele, ninaimba nimesamehewa.
iyo niyo y'igiswahili ukunda n'indi ivuga ngo ni nasiri na yesu ariko ntabwo nyizi yose. Ntabwo yizi. Ririmba agace uzi ko muri ni nasiri twumva. Ni nasiri na yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka usana amen. Yes. Ange, Mbonyi aramutse akubwira ngo mukorane indirimbo, wakwemera? Mbona wakwirukanga. Hanyuma we ujya utekereza guhimba indirimbo yawe bwite? Ujya ubitekereza muri wowe? Ndabikunda ariko nyine guhimba biterwa nyine n'ukuntu nyine Imana nyine yagushobojemo wenda ukagira igitekerezo cyo kwandika indirimbo, ariko ntabwo ndakigira, ariko ndabikunda tu. Nkigize kandi nkabona ubushobozi bwo gukora indirimbo yanjye nayandika. Yes guys, murumva ko Ange afite ibitekerezo byo gusohora indirimbo. Niba ukunze Ange ubumvishije ukuntu aririmba, ushaka kumufasha utwandikire munsi, hanyuma adusorere indirimbo turebe ko twamuteza imbere, turebe ko yasohorana indirimbo na Mbonyi, sibyo? Reka tuve wenda mu bijyanye no muri gospel, mu buzima busanzwe. Ange iyo ari mu rugo niki akunda gukora? Iyo ndi mu rugo nkunze gukora imirimo yo mu rugo, ngakoropa, nkoza amasahani. Ayo ikintu kingora mu rugo nyine ni ugukoropa tu. Gukoropa? Ntabwo mbikunda. Gukoropa birakugora? Nyine ndakoropa nyine ariko biba bingoye, nkunda koza amasahani cyane. Hanyuma mu buzima bwawe ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri kariyeri yawe y'umuziki? Imbogamizi? Yego. Hari ukuntu ukora umuziki ariko ugahura n'ibintu by'inzitane byatuma udakora neza, yenda nk'amashuri, nk'izindi gahunda zawe wajyamo zigatuma udakora neza umuziki bitewe cyangwa akazi. Yes. Turera ngo tubwire ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo? Nyine mu gihe nari ndimo niga, nyine ntabwo nakunda kujya muri korali. Wigiye mu Rwanda? Oya, nigiye muri Kongo. Wigiye muri Kongo? Niho wasoreje kaminuza segonderi? Nasoje segonderi. Niho wasoreje segonderi? Nyine nkikiga natahaga kuko muri Kongo ujya usanga abantu benshi biga mu gitondo bagataha mu masaa 6. Noneho njye igihe nageze mu wa gatandatu ka segonderi nabaye okipe cyane, mba busy, nkiga mu gitondo kugeza saa 6 nkajya muri etude. Noneho bita ko biba gakeya nyine gukorera Imana, sinjye muri repetition, sinjye muri gisubizo, muri ministeri, sinjye muri korali y'urusengero, nkaboneka kuwa gatandatu gusa. Kuwa gatandatu? Kuwa gatandatu nabwo korali y'urusengero dukora kuwa gatandatu. Urumva icyo gihe nicyo nagize ntakundaga kuririmba cyane kubera nyine ishuri, kuba okipe cyane n'ishuri. Iyo wicaye mu rugo, ni akahe karirimbo kajya kakuzamo ukumva wakaririmba? Akaririmbo? Ni twinshi. Ni twinshi tukuzamo. Ntuzamva waturirimba twose? Nyine ndaturirimba kandi nkagatanga ngafata kandi. Yes, Ange, dusoza ikiganiro, ndagira ngo ugire inama urubyiruko rutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ruri hanze mu buzima bwo hanze. Ni izihe nama wabagira? Yaba ari abakobwa bagenzi bawe, yaba ari abasore batarisanga mu gakiza mbese nk'ukuntu nawe wakijijwe. Ni izihe nama wabagira? Wabashishikariza kuza gusanga Yesu cyangwa bakagoma iyo bari? Nabashishikariza kuza bagasanga Yesu, bakayikorera kuko nicyo gihe. Hanyuma niki wamenye kuri Yesu wakiriye nk'umwami wawe? Niki wamukuyeho? Nuko agira neza. Agira neza? Ashoboye byose. Yakugiriye neza? Yangiriye neza cyane. Yes, dusoza
Ange, reka tuguhe umunota umwe uturirimbo nka tubiri tugufasha nka tubiri tugufasha kugira ngo tute dusoza tubiri nushaka uririmbe dutatu ariko nyine kugira ngo dusoze ikiganiro ariko nyine nawo turirimbe turimbo nka tungahe umeinuliwa juu, umati na ukusifu watakatifu wakuimbie, Mfalme umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umbati na ukusifu watakatifu wakuimbie, Mfalme umeinuliwa juu.